mu bibazo byose ufite ukeneye inama z'Imana. Nimba uri umupfakazi ukeneye inama z'Imana, izindi nama z'abantu nta kintu zizakumarira. Nimba waburaye ukeneye inama z'Imana, izindi nama zose ntacyo zizakumarira. Nimba uri umukene ukaba utagira akazi ukeneye inama z'Imana, izindi nama zose ntacyo zizakumarira. Nimba uri umuntu ufite ubana n'ubumuga ukeneye inama z'Imana, ikibazo cyose waba ufite, ubuzima bwose waba ubayemo ukeneye inama z'Imana. Nimba uri umukobwa ukaba utari washaka ukeneye inama z'Imana, nimba uri umusore ukaba utari washaka ukeneye inama z'Imana, nimba uri umugabo ukaba ufite urugo ukeneye inama z'Imana, nimba uri umugore ukaba ufite urugo ukeneye inama z'Imana, nimba uri umuyobozi wa korali ukeneye inama z'Imana, nimba uyobora inama nyobozi ukeneye inama z'Imana, nimba uyobora itorero ukeneye inama z'Imana, nimba uyobora akagari ukeneye inama z'Imana, nimba uyobora umudugudu ukeneye inama z'Imana, nimba uyobora igihugu ukeneye inama z'Imana, ubuzima bwose wabayemo ukeneye inama z'Imana, serivisi yose wahagararamo ukeneye inama z'Imana, nimba uri umumotari ukeneye inama z'Imana, nimba uri umucuruzi ukeneye inama z'Imana, nimba uri umuhinzi ukeneye inama z'Imana, nimba ujya muri Kongo ukeneye inama z'Imana, ibintu byose ukora mu Kristo muvandimwe hano ukeneye inama z'Imana. Dukwiriye kwinginga Imana ikatugira inama kugira ngo tubashe kwambuka inyanja. Mu gitondo cy'uyu munsi wa none dushima kugira neza kwawe, dushima imbabazi zawe zihora hejuru y'ubugingo bwacu uko bukeye n'uko bwije. Amen. Muri aka kanya rero turateranye hano mu itorero rya Yerusalemu, tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Turagushimiye yuko uyu mwanya wawugenye ukaba wemereye abangana gutya kugira ngo twinjire hano mu nzu yitiriwe izina ryawe, tugere mu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Nanone Mana, turakwereka umugaragu wawe wahisemo kugira ngo uyu munsi ari ubasha kuganira ijambo ryawe. Tumuzanye imbere y'imbabazi z'Imana, imbere z'imbaraga ziruta izindi mbaraga. Tumushize ku birenge byawe kugira ngo umukoreshe icyo ushima n'icyo ushaka, kugira ngo icyo avuga cyose kibe kivuye mu bushake bwawe nk'Imana. Ntavuge mu bwe cyangwa se mu mwanya we, ariko avuge mu mwanya w'Imana, kugira ngo imitima y'abicaye aha ngaha, twebwe abakuru n'abatoya bateranye uyu munsi, tubashe guhabwa igisubizo kivuye mu ijambo ryawe. Amen. Mana, mu izina rya Yesu Kristo nane turasengera abicaye aha ngaha kugira ngo imitima yabo uyitegure. Icyo wagambiriye kubagezaho, ubushobozi bw'imbaraga z'isumba byose rubashe kubasesekaraho buturutse mu ijambo ryawe, kugira ngo duhindurwe n'ijambo ryawe, tubashe gukomeza urugendo rwacu rugana mu ijuru. Mana, turagushimiye kugira ngo ukomeze kwigaragara kuva atangiye ndetse no kugeza ashoje. Izina ry'Imana rikomeze kubana natwe muri aka kanya ku bwa Kristo Yesu. Kongera guhagarara hano kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Muri hangana ikibazo cy'amagripe, ubasha kumva ijwi ritameze neza, ariko turagendanamo neza, nzi ko Imana iri budufashe. Rero munyemerere mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana turirimba indirimbo. Muraba mwicaye ntimuhaguruke. Turirimba indirimbo ya 30 mu ndirimbo z'agakiza. Ni indirimbo ivuga ngo ubugingo bwacu ni bugufi cyane, twabugereranya n'ubwato mu mazi. Tugiye kuririmba iyi ndirimbo, niturangiza turasoma ijambo ry'Imana, turivuga amagambo make gusa, niturangiza dusenga Imana. Haleluya. Ubugingo bwacu ni bugufi cyane, twabugereranya n'ubwato mu mazi, tunyura mu nyanja irimo amakuba, ariko Umukiza utuyobora, ubwo tuyoborwa n'Umukiza wacu, dufite amahoro muri urwo rugendo. Azatugeza kandi azatugeza mu ijuru amahoro, ntabwo tuzongera kwibuka tunyura mu mbeho, tunyura mu mbeho n'umuyaga
umuyaga mwinshi ijambo ry'Imana itubera ubwoba n'amakuba ubwoba n'amakuba muri ubwo bwato bw'iziba haleluya bw'ijuru kwa Yesu ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu dufite amahoro urwo rugendo kandi azatugeza ijuru amahoro abo tuzongera ntabwo tuzongera kwibuka ubwo uwo muyaga uwo muyaga ufite imbaraga natwe twegereye ku nkombe amuyaga uhari amuyaga uhari ukuri tuzasohora y'amahoro ubwo tuyoborwa Mana ishimwe n'umukiza wacu dufite amahoro muri urwo rugendo kandi azatugeza ijuru amahoro ntabwo tuzongera kwibuka urugendo ubwo tuzagera kwa data mu ijuru bose tuzashimira n'umukiza ayandi makuba tuzagira tubanye n'Imana tubanye na Yesu mu bwami bw'ijuru ayandi makuba Mana ishimwe ayandi makuba tubanye n'Imana tubanye na Yesu mu bwami n'ayandi makuba tuzagira ayandi makuba tubanye na Yesu ayobozi n'ayandi makuba tuzagira tubanye na Yesu haleluya acuranzi n'ayandi makuba tuzagira ukundi haleluya tubanye na Yesu mu bwami bw'ijuru haleluya Bwana Yesu asifiwe ntayandi makuba tuzagira ukundi tubanye na Yesu mu bwami bwo mu ijuru ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu twebwe dufite amahoro muri uru rugendo kandi azatugeza mu ijuru amahoro ntabwo tuzongera kwibuka urugendo tunyura mu mbeho tukanyura mu muyaga mwinshi ariko ijambo ry'Imana ritubera umucyo ubwoba n'amakuba muri ubwo bwato bizibagirana mu ijuru kwa Yesu nubwo uwo muyaga ufite imbaraga natwe twegereye ku nkombe y'uruzi nta muyaga uhari nta n'umuraba uhari ni ukuri tuzasohora amahoro Imana nihabwe icyubahiro haleluya Bwana Yesu asifiwe amen tunyura mu nyanja irimo amakuba haleluya Imana nishimwe unyemere dusome ijambo ry'Imana rigufi ntabwo none vuga ibintu byinshi twarigishijwe twarize ibisigaye no gushimangira gusa kuko imyaka tumaze hano twumvise ibintu byinshi
ngira ngo nta n'ijambo wakumva riri shyashya bitewe nuko twize igihe gihagije, ahubwo dukwiriye gushimangira gusa tukagenda tunoza ibyo twize kugira ngo tubikomeze bikomerere muri twe. Yesu nahabwe icyubahiro. Imana yampaye ijambo ryanditse mu byakozwe n'intumwa 27. Turasoma umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 20. Byakozwe n'intumwa 27 umurongo wa 13 tukageza ku murongo wa 20. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko umuyaga uturutse kusi uhushye buhoro, bibwira yuko babonye icyo bashakaga, baratsuka bakikira bugufi cyane bw'ikirete. Bamaze umwanya muto, maze umwanya muto ushize, baterwa n'umuyaga uhuha cyane witwa urakuro uturuka kuri icyo kirwa. Inkuge irahehwa, ntiyabasha kujya mu muyaga, turayireka ijya wishaka. 16. Duhita munsi y'akarwa kitwa Kirawuda, twikingaho umuyaga, maze tubona uko dushyira indere mu nkuge, ariko bituruhije cyane. Maze bamaze kuyiterura, benda imirunga bayinyuza munsi y'inkuge, barayihambira, kandi kuko batinyaga gusukwa umusenyi usaye witwa suriti, bamanura imyenda igendesha inkuge, bagenda batyo bajyanwa n'umuyaga. 18. Dukomeza guteraganwa n'umuyaga cyane, nuko bukeye bwaho baroha imitwaro mu nyanja. Umunsi wa 3 bajugunya iby'inkuge mu nyanja. Kandi hashize iminsi myinshi izuba n'inyenyeri bitaboneka, duterwa na ruhuhuma y'umuyaga mwinshi. Ibyo bituma twiheba rwose ko ntawe uzakira. Imana tugire neza cyane. Haleluya. Ngira ijambo Imana akiza ku mutima wanjye kugira ngo turiganireho. Bene data, turi mu nyanja. Turi mu nyanja yitwa isi, kandi irimo umuyaga mwinshi. Turohana n'ibintu byinshi bikomeye, ariko nimuhumure, ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu dufite amahoro. Imana nishimwe. Turanyura mu bintu bikomeye, tunyura mu byago n'amakuba, teza amatwi itangazamakuru hirya no hino ku isi. Nubwo utajya kure ugahera hano iwacu mu Rwanda, hari ibintu biri gukorwa ku isi, ni ibintu biteye ubwoba. Aho umubyeyi ari kwica umwana yabyaye, umwana agagurukira umubyeyi akamwica, umugabo agatema umugore, umugore agatema umugabo. Tugeze mu gihe kitigeze kubaho, igihe cya nyuma cy'imperuka. Ariko ibi ngibi byari byarahanuwe ko mu minsi y'imperuka azaba ibihe bigize gute, ibihe birushya. Turi kunyura muri iyi nyanja irimo ibibazo byinshi, irimo amakuba. Uru ni urugendo Pawulo yakoze rwe rwa nyuma. Pawulo intumwa ya Kristo yagize amahirwe akomeye yo kumenya Kristo neza, kuko Pawulo ataza kubaho, ngira ngo sinzi niba byari gukunda, ariko Imana ifite inzira nyinshi, ariko byari kugorana kubona umuntu twigisha Kristo neza. Kuko Pawulo yamenye Kristo amwishuriye, kandi amumenya afite n'ubwenge ajijutse. Kandi Kristo yishuriye Pawulo neza, amwishurira wese ubwo yamutunguraga ari muri yanzira i Damasiko agiye kurenganya ubwoko bw'Imana. Kandi nyuma yo kumutungura amubwiye ngo ninjye Kristo urenganya utyo, abahanga batubwira ko yamaze indi myaka 3 ari mu ishyamba rya Arabiya, yari agiye gutozwa, agiye kwigishwa bya Kristo. Kristo aramwigisha neza, aramutoza, aramumenyereza. Yamuhaye etape par etape, amuha ikintu cyose, mu nzira zose, mu buryo bwose. Ni naho yamubwiriye ya magambo, aramubwira ngo mwijoro bamugambaniyemo, ngo yari yenze umutsima arawushimira. Aramubwira ngo hano hari umugabo witwa Pawulo uregwa na bene wabo b'Abayuda. Baramurega iby'umugabo witwa Yesu, ko agenda yamamaza ko uwo mugabo yazutse. Ariko nakurikiranye ibirego bamurega, nsanga nta kirego na kimwe cyemererwa kumwicisha. Bwana Yesu asifiwe. Nakurikiranye ibintu bamurega, nsanga nta kirego na kimwe kirimo cyemererwa kibemerera kumwica. Niyo mpamvu umufunze. Ariko Mwami Agiripa, unyemerere naguhuza n'uwo mugabo Pawulo, ukumva ibye, ukamfasha kumva neza nimba ibyo bintu kuko bamurega bishobora kumwicisha. Umwami Agiripa aramuga ati nta kibazo, ejo uzamunzanire. Bukeye mu gitondo bahamagara Pawulo, bamuhuza n'Umwami Agiripa. Pawulo abwira Umwami Agiripa ati Mwami Agiripa, nyemerera, ngize amahirwe yuko banyemera kuboneka imbere kugira ngo ngwire ibintu ndegwa. Amusobanurira, amuha detaye z'ubuhamya bwose, amubwira ukuntu yarenganyaga itorero ry'Imana n'ukuntu yashishikarizaga abantu cyane kuzimanganyira izina. Amutondorera byose, amubwira ukuntu yaje gutungurwa n'umucyo. Arimo ari mu nzira i Damasiko agiye kurenganya ubwoko bw'Imana. Ageze mu nzira atungurwa n'umucyo, aramubwira ngo nahuye n'umucyo uruta umucyo w'izuba. Njyewe n'abantu twari turi kumwe twikubita hasi tumera nk'abapfuye. Muri uko kwikubita hasi njyewe numva ijwi rimbwira ngo Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Muri kwa kumva iryo jwi ndabaza ngo urinde Mwami nkakwizera. Uwambwiraga arambwira ngo ni njyewe Kristo urenganya utyo. Arambwira ngo kandi gitumye nkora ibi, ndashaka kukurokora, ndashaka kugira umukozi wanjye kugira ngo nkorere. None Mwami,
reka nkubwire numvishe ndashobora kwihanganira gutemera iby'uyu mugabo wampamagaraga ari we Yesu Kristo. Numva ngomba kubyemera. Icyo nzira uyu munsi nuko mpamya ko uwo mugabo apfuye kandi akazuka. Nimba ari icyo nzira mumbariza aba bantu. Nta rindi tegeko nishe ry'abayahudi, nta kindi cyafite, ndazira ibyo byonyine gusa. Aramwigisha. Umwami aravuga ati ni ukuri Pawulo, ubuze gato cyane, ubuze gato ukanyemeza kuba umukristo. Niko yamubwiye. Yaramubwiye mu magambo mbwiye, ubuze gato cyane ukanyemeza kuba umukristo. Pawulo amubwira ijambo rikomeye. Aramubwira ngo nubwo kaba gato cyangwa kanini, uretse wowe n'abandi bantu bumvishe ijambo ry'Imana, ndabasabira ngo mumere nkanjye uretse iyi minyururu mfite. Haleluya. Mwami Agiripa, nubwo habuzeho gatoya, ariko ako gato ndashaka kugusabira wowe nabo muri kumwe bose, byibuze mumere nkanjye, mwumvire ijambo, mukizwe, muhinduke. Icyo kuri iminyururu Imana yibarinda, ariko mukizwe mumere nkanjye. Haleluya. Hanyuma bamaze kuganira icyo kiganiro, Agiripa ashaka gukizwa, ashaka kuba umukristo, ariko aburaho gatoya. Aramurikora aragenda. Agiripa ageze hirya gatoya, abwira Fesito, aramubwira ati ni ukuri uyu mugabo mu bintu byose abo bagabo bamurega nta kintu ubonye cyo kumwicisha. Ati cyo kuramba murekuye, tuba tumurekuye iyo abatarajuriye kuri Kayizari. Mu birego byose bari barereze Pawulo, mu manza zose yaburanye, yageze ahantu abona ko bimurenze, asaba kujurira kwa Kayizari. Kandi mu bice ko Pawulo ari umunyamategeko, barabimwemerera. Agiripa aravuga ati rero uyu mugabo iyo abatarajuriye kwa Kayizari mba murekuye, ariko ko yajuriye nimureke ajye kwa Kayizari. Aha twasomye rero ni urugendo rwa Pawulo rwa nyuma agiye kuburanira kwa Kayizari, urubanza rwa nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Urubanza rwa nyuma agiye kuburanira kuri Kayizari. Mbibutse ko nyuma ya Kayizari nta wundi mucamanza uhari. Amen. Nyuma ya Kayizari nta rundi rubanza. Umwanzuro Kayizari azafata nta wundi uzajya hejuru. Icyemezo azafata ntabwo kizarengwaho, nicyo ngicyo. Hanyuma bagomba guca mu nyanja rero. Ibi bintu wambaza ngo bihuriye he n'ijambo ry'Imana, bihuriye n'ibyo turimo. Uyu munsi turi guca mu nyanja ikomeye yitwa isi, kandi tugomba kuyambuka kugira ngo tugere hakurya, aho tugomba kujya gucirwa urubanza rwa nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kandi mu rubanza rwa nyuma nirucibwa nta rundi rubanza ruri hejuru yarwo. Haleluya. Turi mu nyanja ariyo yitwa isi, turashaka kwambuka inyanja tujya hakurya, kandi urubanza tugiye gucirwa hakurya nyuma yarwo nta rundi rubanza ruzabaho, kuko nyuma ya Kayizari nta rundi rubanza Pawulo azaburana, kuko urugendo ni rwo rugendo rwa nyuma rwa Pawulo. Bwana Yesu asifiwe. Bibiliya yatubwiye ngo ku murongo wawo wa 13 ngo nuko umuyaga uturutse ikusi uhushye buhoro, bibwira yuko babonye icyo bashakaga, baratsuka bagira bugufi bw'ikirwa cyitwa Ikirete. Mbere ko bagera ahantu bari bageze ahantu hitwa mu myaro myiza. Bageze mu myaro myiza, Pawulo agira iyerekwa, agira ishurirwa, abona ko urwo rugendo rurimo akaga n'amakuba, abona ko urwo rugendo rurimo ibyago bikomeye. Aravuga ati mwabagabo mwe, mbonye ko uru rugendo rurimo ibyago bikomeye, rurimo akaga, ndetse dushobora gutakaza ibintu byose dufite, ndetse n'ubugingo bukahatakarira. None inama nabagira ku bwanjye, mwe muretse kuva kuri iki gihugu cyitwa Kerete, tuba tuhategerereje amezi y'imbeho twe gusohoka uko twiboneye gusa, dutegereza tugumye kuri iki kirwa. Ngo ariko umuntu wari uyoboye ubu bwato yanga kumva inama za Pawulo, ngo ahubwo yumva inama z'abasare n'iz'umuyobozi w'inkuge, baramutota barabata bemera kugenda. Batutse gato cyane bahura n'umuyaga ukomeye, umuyaga witwa Arukuro, ngo warahushye, umuraba uba mwinshi mu nyanja. Bibiliya iratubwira ngo ubwato burahehwa, cyangwa se inguge irahehwa, iterurwa n'amazi, ntiyabigishobora kujya mu muyaga. Mu yandi magambo, inguge bari barimo ntiyari gifite ubushobozi, ntiyari gifite uburyo bwo gutwarwa mu mazi, yaraheshwe imera nk'igihe hejuru y'amazi, ibyuma biyobora byo munsi y'amazi bicika intege, itangira kugenda itakiyoborwa n'abasare, ahubwo itangira kugenda iyobowe n'umuyaga uko yishakiye, ibajyana ahantu ishaka. Abasare baragerageza kuyobora inguge birabananira, bitewe n'uko umuyaga wari wabaye mwinshi cyane, babura icyo bakora barayireka. Inguge ubwayo itwarwa n'amazi, idafite ikintu kiyoboye, itwarwa n'umuyaga ubajyana aho ushaka. Mu yandi magambo, aba bantu banze kumvira inama za Pawulo. Pawulo akijya mu iyerekwa yabonye ko uru rugendo rurimo amakuba, abona ko uru rugendo rurimo ibyago bikomeye, abagira inama, arababwira ngo nyaboneka bene data, mwe muretse kurenza iyi nguge ahantu, kuko mbonye ko uru rugendo rurimo ibyago bikomeye. Abandi kubitawe n'ihubi bari bafite ryo gushaka kugenda, banga kumva inama za Pawulo, bahura n'ibyago bikomeye, bahura n'umuyaga uteye ubwoba. Uyu muyaga warazengereje ubabuza amahoro, bigera ku rwego bajugunye ibintu byose bari bafite mu mazi. Bibiliya yatubwira ngo bafashe imitwaro bari bafite mu bwato cyangwa se mu nkuge, bayiroha mu mazi kugira ngo bare ko inyanja yabaturiza, ariko inyanja iranga yanga kubaturiza.
bafata ibintu bari bafite mu nkuge babiroha mu mazi, inyanja yanga kubaturiza bitewe n'uko birengagije inama ya Pawulo umuntu uri mu mwuka wera w'Imana. Inyanja ibabera akaga gakomeye, bahura n'ibibazo biteye ubwoba bitigeze kubaho. Uru rugendo rw'iyi mibabaro barumazemo iminsi 14, ibyumweru bibiri byose bateraganwa n'umuyaga n'umuraba. Kandi muri ubu bwato harimo abantu 276 bagombaga kujya Kayizari kwa Kayizari kuburanira zari ziri mohe. Bahura n'ibyago bikomeye bitigeze kubaho. Bavandimwe, iri jambo rirashaka kutubwira iki? Iri jambo rishatse kuvuga iki? Dukwiriye kugendera ku nama muri uru rugendo rujya mu ijuru, muri inyanja tunyuramo. Dukwiriye kuba dufite inama tugendera kandi tukazemera. Inama tugomba kugendera kuzihe nama? Inama tugomba kugendera muri uru rugendo cyangwa se muri uru buzima ni inama dusanga mu ijambo ry'Imana. Bonesa asifiwe. Abantu benshi bafite inama zitandukanye batanga. Bakaguha inama zijyanye n'amarangamutima yabo, bakaguha inama zijyanye n'inyungu zabo, bakakubwira imirimo bagarukira bafiteho inyungu bwabo, bakakubwira ngo nunyura ahangaha bizagenda gutya. Rimwe na rimwe wabireba ukabona ari byo, ariko nutirebera mu ijambo ry'Imana ngo ufate inama abantu baguha, uzihuze n'ijambo ry'Imana uzayoba. Inama abantu baguha nizo wigira ni izawe, ariko inama zigomba gutuma wambuka inyanja ugomba kuzisanga mu ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hanyuma Bibiliya iratubwira ngo bamaze kuroha ibyo bintu byose mu nyanja, bamaze kuroha imitwaro yabo mu nyanja, bamaze kujugunya ibyo mu nkuge mu nyanja, ngo nibwo Pawulo yagize irindi yerekwa. Bwana Yesu asifiwe. Agira irindi yerekwa kuko imitwaro bari bafite yose bayiroshye mu nyanja. Agira iyerekwa, agize iyerekwa ngabona nijoro marayika muhagaze iruhande, aramubwira ati Pawulo humura, kuko we nabo muri kumwe nzabarokorera inyanja. Icyakora ibyo mufite byose bizarohama, ariko we nabo muri kumwe bose nzabarokorera inyanja. Kandi nimara kubarokorera inyanja uzahagarara imbere ya Kayizari wowe ubwawe, muzarebana amaso ku maso kuko nzakurokorera inyanja. Bwira abantu muri kumwe ko ngewe Uwiteka nzabarokora nkabakiza iyi nyanja. Imana nishimwe. Hari ibintu byinshi cyane bitubuza kumva amakuru, hari ibintu byinshi cyane bituziba amatwi bigatuma tutakira inama, nyamara inama zari zihari. Mu gihe cyose tugifite imitwaro duhetse muri iyi nyanja, mu gihe cyose tugifite imitwaro twikoreye muri iyi nyanja, mu gihe cyose tugifite ibintu mu nkuge tukigendana nabyo muri iyi nyanja, ntabwo dushobora kwakira inama z'Imana. Kandi ntabwo Imana yavugana natwe tutari twatura imitwaro. Kugira ngo Imana ivugane natwe duhe inama z'uru rugendo, nuko tubaza tugafata imitwaro twari duhetse, tugafata imitwaro iri mu nkuge iri mu bwato, tukabaza tukayiroha mu mazi. Kuko imitwaro ubwayo iraremerera inkuge, imitwaro ubwayo iraremerera ubwato. Ntabwo ubwato bushobora kugenda nk'uko bikwiye kuko harimo imitwaro myinshi. Biradusaba kubanza kugabanya imitwaro tukayiroha mu nyanja, hanyuma ubwato bwamara koroherwa tukabona kumva ijwi ritugira inama. Bwana Yesu asifiwe. Imana nishimwe. Arababwira ngo nimutaroha ibyo bintu mu nyanja ntabwo Imana iri bubumve, ntabwo muri bwumvirwe, ntabwo muri bubone ijwi ry'Imana. Haleluya, amen. Barabiroha, bamaze kubiroha Pawulo ajya mu iyerekwa. Imana imuhiyerekwa iramubwira ngo humuriza abantu, ubabwire ko nubwo bimeze bityo muri uyu muyaga ariko bazambuka inyanja kandi bakayambuka amahoro. Imana nishimwe. Icya kabiri, hari hasigaye ikintu kimwe gusa kugira ngo babone imbaraga zo kubageza hakurya. Bari bamaze kuroha imitwaro yabo mu nyanja, mu yandi magambo bari baritunganije, bari bayiyejeje, bari baratunganije ibintu byose mu buryo bwabyo. Ikintu cyose kibabangamiye baritandukanije nacyo. Hanyuma hari hasigaye ikintu kimwe gusa cyitwa kurya. Bwana Yesu asifiwe. Iyo ukomeje gusoma aya magambo ari muri igice cya 27, Pawulo ababonye abitegereje ngo yibuka ko bamaze iminsi 14 batarya batanywa. Muri ako kajuragane kose, muri iyo mibabaro yose, muri izo ntambara zose bari bafite, bari bamaze iminsi 14 batarya batanywa, barishwe n'umwuma, barishwe n'inyota. Pawulo arahaguruka aravuga ati yemwe mwabagabo mwe, mbonye neza ko mumaze iminsi 14 mutarya mutanywa kubera ibibazo by'umuyaga n'umuraba mwahuye nabyo muri iyi si. Mufite akaga gakomeye k'inyanja, ariko mufite n'ibyago by'uko mutigeze kurya. N'uyu munsi ubaye umunsi wa 14, mureke mbagira inama. Inama mbagira nuko mwakomera mukarya mukanywa, kuko nimutarya ngo mungwe ntabwo mushobora kwambuka inyanja. Bwana Yesu asifiwe. Nimutembera kurya ntimwemere no kunywa ntabwo mwambuka inyanja. Mwakize byinshi, mwaroshye imitwaro yanyu koko Imana nabibonye, ariko ikintu Imana inyeretse cyanyuma kugira ngo mukiri inyanja nuko mwemera kurya kandi mukanywa. Haleluya. Hanyuma Bibiliya tubwira ngo Pawulo afata umutsima. Yari afite umutsima ngo arawushimira, amaze kuwushimira arawumanyagura, amaze kuwumanyagura ngo atangira kurya. Amaze kurya umutsima, Bibiliya tubwira ngo ako kanya bose ngo bagira agahenge, bagira ihumure. Bwana Yesu asifiwe. Babonye ukuntu amanyaguye umutsima,
babonye ukuntu awushima y'ukuntu awuriye ngo bagire uhumure, baramubwira ati natwe duhereze kuri uwo mutsima turye. Bose bakira umutsima bararya, ngo bakimara kurya ngo bagira imbaraga. Haleluya! Bakimara kurya umutsima bagira imbaraga. Biriya ngo muri ubwo bwato hari hasigayemo ikintu cyitwa amasaka gusa. Bamaze kugira imbaraga ngo bumva ko na ya masaka ari utuntu tuba twaragiye dusigara muri uru rugendo mu mitima y'abantu, bakaba bararosha ibintu byose, bakaroha imitwaro ikomeye, bakaroha ibintu byo mu nkuge byose bakabiroha, ibyo bari bikoreye byose bakabiroha, inyanja ikamera nk'ibaturije, ariko bagasigarana ikibazo cy'inzara kuko batari barya. Icyo kora bamara kurya bakongera bakibuka ikindi kimwe gusa cyari gisigaye, ngo bibuka ko hari amasaka amwe namwe yagiye asigara mu nkuge, biyumvishamo ko nayo bagomba kuyaroha. Ngo baroshya amasaka ngo bituma inkuge ngo ibasha koroherwa cyane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muri uru rugendo muri inyanja mwarosha ibintu byose bishoboka, mwatandukanye n'ibintu byose bishoboka byabaremereraga, mwataye inzangano, muta ishari, muta amarozi, muta ubusambanyi, bose babituririmbira, muta ibintu byose murajugunya mu nyanja, ariko hasigara nk'ikintu kimwe cyitwa amasaka. Ayo masaka rero igihe kirageze kugira ngo mwarohe mu nyanja, kuko mugiye kwakira ijambo ry'Imana ribemeza kuroha amasaka, kuko niyo yari asigaye kugira ngo ubwato bworoherwe. Bwana Yesu asifiwe. Bamaze kurya, Paulo yafashe ijambo ry'Imana. Reka mbabwire, iyo bavuze umutsima mu ijambo ry'Imana cyangwa se bakavuga umugati, baba bashatse kuvuga ijambo ry'Imana. Aba bantu nubwo bari bamaze igihe kinini baratuye ibyaha, barakoze ibintu byose kugira ngo boroherwe, ariko bari bataragera mu gihe cyo kwakira ijambo ry'Imana ngo ribatere imbaraga zo gukomeza iki urugendo. Nicyo cyatumye Paulo abitegereza, abona ko bakwiriye no kurya. Afata umutsima arawushimira, amaze kuwushimira arawumanyagura, arawubaha. Mu yandi magambo yarabahaye ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana nibyo byo kurya by'ubugingo bitunga umukristo muri uru rugendo. Ijambo ry'Imana niryo dusanga mu inama zose zishobora kudufasha muri uru rugendo. Ijambo ry'Imana rizima ritandukanye n'ijambo abantu bihangiye ubwabo. Hari abantu bafite ijambo muri iyi minsi bihangiye ubwabo rijyanye n'inyungu zabo, bakubwira ngo kora gutya, nukora gutya bizagenda gutya. Ariko ijambo ry'Imana rizima ni ukubaha amategeko y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Ijambo ry'Imana rizima ni ukugendera mu mategeko y'Imana, icyo Imana igutegeka. Bwana Yesu asifiwe. Hari umwanditsi umwe witwa Umubwiriza mu bice 8 umurongo wa 2 yaranditse, aravuga ngo nkugiriye inama wakomeza itegeko ry'Imana kubw'indahiro wagize gute warahiye. Nimba ushaka inama zakwibara muri urugendo kugira ngo wambuke inyanja, ugomba kwakira ijambo ry'iki, ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Kandi ukakira ijambo ry'Imana rizima. Wambaza ngo ijambo ry'Imana ni iki? Ijambo ry'Imana ryakira gute? Ntabwo ari ibintu bigoye. Ijambo ry'Imana kuryakira, ijambo ry'Imana kuryemera, ijambo ry'Imana kurigira, ni ukugira amategeko y'Imana mu bugingo bwawe, ni ukugira amategeko y'Imana mu mutima wawe. Iyo ufite amategeko y'Imana uba ufite ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Hari abantu bafite ijambo muri iyi minsi bakubwira ngo niwizera gusa uzabona ubwami bw'Imana, niwizera gusa uzajya mu ijuru. Iryo ni ijambo ry'abantu bihangiye ubwabo bitewe n'indamu zabo n'icyo bashaka kugeraho. Bakakubwira ngo niwizera gusa nta kibazo, nubwo wasambana ariko wizera uzajyayo, inyanja uzayambuka. Barakubesha. Bakakubwira ngo nubwo waroga ariko ukizera uzambuka inyanja, ntabwo uzayambuka. Bakakubwira ngo nugira inzangano ariko ukaba wizera inyanja uzayambuka. Barakubesha. Oya, ntabwo ari uko ijambo ry'Imana rivuga, suko ijambo ry'Imana ritwigisha. Dufite abigisha benshi hanze ngaha batumazeho abantu. Urara umuntu akakubwira ngo njyewe ndizera, ariko wagenzura imirimo ugasanga arasambana kandi akaba yizera. Wagenzura ugasanga umuntu ariba kandi yizera. Wamutiza ikintu ntakigusubiza kandi akakubwira ngo arizera. Mwagenda mu nzira ukumva afite amagambo atandukanye n'ay'abakristo kandi akakubwira ngo arizera. Wamuguza amafaranga ntayakwishyure kandi akakubwira ngo arizera. Abo bantu bafite ijambo bihangiye ubwabo bitandukanye n'ijambo ry'Imana uko ritubwira. Iryo ni ijambo ry'abantu, ariko ijambo ry'Imana rizima ntabwo ari kurivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera mukongereho, 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 mukongereho. Bwana Yesu asifiwe. Kwizera gusa uko abisi bagenda babwiriza ahantu hirya no hino ntabwo ariko kwizera. Kwizera kuzima ni ukwizera kongereyeho. Bwana Yesu asifiwe. Soma Petero wa 2 igice cya mbere umurongo waho n'uwa kangahe n'uwa 5. Reka tuhasome twihuse urwandiko rwa Petero wa 2 igice cyaho ni icya mbere. Petero wa 2 igice cyaho ni icya mbere. Turasoma umurongo waho wa 5, nibishoboka tugeze no kuwa 8. Ndagira nkubwire ko abantu bigisha ngo nimwizere gusa, nimurangiza musambane, nimurangiza mwibe, nimurangiza muroge, nimurangiza mukora ibindi biteye isoni, bakavuga ngo nimuvayo mugakomeza kwizera muzambuka inyanja. Ariko ngewe mpagaze hano
ndagira ngo mbakurire inzira ku murima. Ibyo byose ubikora uko ushaka, unizere ibyo bakubwira ko ntabwo uzambuka inyanja. Ikintu kizakwambutsa inyanja ngiki nuko wizera ko wongereyeho. Bwana Yesu asifiwe. Reka dusomere ijambo mu izina rya Yesu. Petero wa 2 igice cyaho ni icya 1 umurongo 5. Biravuga ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza. Haleluya. Ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami Yesu Kristo, umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Ngira ijambo rizima bishobora kuzatuma wambuka inyanja. Nuko wizera, ariko kwizera ukakongeraho gukunda Imana, kwizera ukakongera gukunda bera, gukunda bera ukabyongeraho kwihangana, kwihangana ukabyongeraho ingeso nziza, ingeso nziza ukazongeraho ibindi byose bijyanye n'imbuto z'umwuka. Icyo gihe nubwo uzaba uri umuntu wagutse ushobora kwambuka inyanja. Bwana Yesu asifiwe. Abantu benshi bavuga ko bizera, bakavuga ko bazi Imana, ariko bakayakanisha ibintu bakora. Ibyo ngibyo ntacyo bimaze. Umwanditsi witwa Tito mu gice cya 1 umurongo wa 16 yaravuze ngo hari abantu bavuga ko bazi Imana, ariko bagahindukira bakayakanisha ibyo bakora. Tito igice cya 1:16 aravuga ngo bene abo bantu nabo kwanga urunuka no ku mirimo myiza bakora ntacyo bamaze. Abantu bavuga ko bazi Imana ariko bakayakanisha ibyo bakora, abo bantu nabo kwanga urunuka no ku mirimo myiza nta kintu bageze gute, ntacyo bamaze. Ni abantu bavuga ko bizera mu bantu bakagenda bamamaza bapublicita ko bazi Imana, ariko wakurikirana ibikorwa by'abo bantu ugasanga bitandukanye n'ibikorwa by'abantu bazi Imana. Bibiliya ivanga abo bantu nta kintu bamaze no ku mirimo myiza. Bakora ibintu byiza, bagakora ibintu bitangaje, ariko bakabivanga n'ibibi no ku mirimo myiza nta kintu bageze gute, ntacyo bamaze. Bwana Yesu asifiwe. Hanyuma ukwiriye kwakira ijambo, ijambo rizima, ijambo riguha ubugingo, ijambo rikubatura, ijambo rikuvana mu bubata bw'ibyaha rikakujyana mu mucyo, ijambo rikumurikira rikaguha icyerekezo, rikamurikira ibirenge byawe, ukamenya ahantu unyura, ukamenya icyerekezo, ukamenya aho ugana, ukamenya aho uri kuva n'aho uri kujya. Kandi ibigeragezo byose uhura nabyo ukamenya kugisha Imana inama, ukagisha ijambo ry'Imana inama. Kuko muri uru rugendo harimo ibibazo byinshi. Muri iyi nyanja harimo imiraba, muri iyi nyanja harimo imiyaga, muri iyi nyanja harimo umwijima, muri iyi nyanja nta nyenyeri tubona, muri iyi nyanja nta n'izuba, ni igicuku cy'icuraburindi kiradutwikiriye, nta byiringiro, nta ejo hazaza, ubuzima bumeze nabi muri iyi nyanja. Ariko mu gihe cyose ubonye ko bikuyobeye, ijambo ry'Imana twira ngo banza ugisha Imana inama ukoresheje ijambo ry'Imana. Haleluya. Ahandi hantu hose uzanyura, izindi nama zose uzajya gushaka hirya y'ijambo ry'Imana, nta kintu zizakumara, zizaba ari inama zo kukuyobya. Umuntu nakugira inama, banza urebe ko bihuye n'ijambo ry'Imana. Umuntu arakubwira ngo mwene Sara kwanga, niba kwanga nawe uzamwange, banza ureke ibyo bihuye n'ijambo ry'Imana. Nusanga bidahura n'ijambo ry'Imana, uvuge ngo iyi nama ni iya Satani, ntabwo ari Imana. Iyo nama yihorere. Umuntu arakubwira ngo umugabo wawe arakwanga, kubera ko umugabo wawe kwanga nawe bigenze gutya, ca hangaha, ibyo bintu akubwiye banza urebe ko bihura n'ijambo ry'Imana. Nusanga bidahura n'ijambo ry'Imana, bicukubiri nabyo ubibererekere, uvuge ngo iyi nama ntabwo ihuye n'ijambo ry'Imana. Umuntu araza akakubwira ngo umuyobozi wawe arakwanga, yamara kukubwira cyo akakugira inama ngo umuyobozi akwanga nawe uzabigenze gutya kugira ngo umwemeze. Banza urebe ko iyo nama kugiriye ihura n'ijambo ry'Imana. Nudasanga bihura n'ijambo ry'Imana, yizibukire, tambuka uca ku ruhande by'iyo nama, uyihorere utambuke ukomeze imbere. Bwana Yesu asifu. Inama zose soma hangaha, reba ko zihura n'ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Dukeneye inama zivuye mu ijambo ry'Imana. Ibindi batubwira binyuranye n'ijambo ry'Imana ntabwo ari byo, dukwiye kugendera mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni itabaza rimurikira ibirenge byacu. Ijambo ry'Imana niryo Paulo yahaye aba bantu bamaze kurya. Bwana Yesu asifiwe. Ngo bagira imbaraga, ngo bongere bagira ihumure. Mu gihe cyose bari batararya ijambo, bari bafite ihungabana rikomeye. Bari bamaze iminsi 14 yose mu nyanja bafite ihungabana, batararya ijambo. Ariko Paulo amanyaguye umutsima. Haleluya. Amanyuye umutsima wabahaye ngo bagira ihumure, ngo bumva bagize imbaraga, barakomera, ngo bityo babasha kwambuka inyanja. Bibiliya tubwira ngo bacagaguye imigozi yari ifashe inkuge, inkuge barirahira agenda, inkuge igera hakurya bose barambuka. Nubwo inkuge yamenetse, ngarika abantu bari mu nkuge ngo bambukiye ku mbaho, abandi bambukira ku bindi bikoresho byari biri mu nkuge, ngo bityo
bose barambuka bagera hakurya ari bazima, nta muntu n'umwe ugize ikibazo. Haleluya. Ikintu cyabafashije kwambuka inyanja muri abo mazi yari asigaye ni uko bari bamaze kurya ijambo ry'Imana. Bakristo mukwiriye kurya ijambo ry'Imana, ukwiriye kwakira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rizima, ijambo ry'Imana rikuyobora, ijambo ry'Imana rigufasha, ijambo ry'Imana rigutegura, rikaguha icyerekezo, rikakubuza guca aho wishakiye, rikakubuza kurya ibyo ushaka, rikakubuza kuvuga ibyo ushaka, rikakubuza kunyura mu nzira ushaka, rikagutegeka inzira ugomba kunyuramo, inzira ifunganye, rikagutegeka amagambo ugomba kuvuga, rikagutegeka imyifatire ugomba kwifata, rikagutegeka uburyo ugomba kubana n'abantu. Ijambo ry'Imana ryujuje ibintu byose bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi tunyuramo, rikwigisha uko ucuruza, rikakwigisha uko ubana n'umuntu, rikakwigisha uko ubana n'abana, rikakwigisha uko ubana n'abavandimwe, rikakwigisha uko ubana n'abaturanyi, rikakwigisha uko uba mu itorero, rikakwigisha uko ubana na leta, rikakwigisha uko ubana n'abayobozi b'idini, rikakwigisha uko ubana n'abayobozi ba inzego zose, biri mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Ntabwo ushobora kuvuga ko wubaha Imana udahuza n'abantu. Niba udashobora kumvikana n'abayobozi bawe ntabwo wubaha Imana. Niba utubaha inzego za leta ntabwo wubaha Imana. Nimba uri umuyobozi udahuza n'abandi bantu ntubaha Imana. Ijambo ry'Imana rikuyobora uburyo bwose ugomba kubana n'abantu. Hanyuma reka ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko umuntu utejejwe atazabona umwanya nawe. Urwego rwose waba urimo ariko ukaba udashobora kubana n'abantu, ubutaragera ku rwego rwo kwakira ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Icyiciro cyose waba ubarizwamo ukaba utaragera ku rwego rwo kubana neza n'abantu, ubutaragera ku rwego rwo kwakira ijambo ry'Imana. Nubwo waba uyobora muri uru rwego mu nzego zisanzwe, ariko utaragera ku rwego rwo kubana neza, rwo guhuza abantu, utaragera ku rwego rwo kwakira ijambo ry'Imana, ubu kibura ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Tugiye gusenga Imana. Ukeneye ijambo ry'Imana ryo kugufasha, ibindi byose wari wabirangije. Hari abantu bihannye, bihana ibyaha byose, bihana ingeso zose, bihana kamere zose, ariko bafite ikibazo cy'inzara. Bafite ikibazo cy'inzara, mu mara yabo harimo ubusa. Nta jambo ry'Imana ririmo ryo kubakiza, kandi hasigara urugendo rugufi cyane. Twari twegereye ikirwa ngo twambuke tugere hakurya, ariko dufite ikibazo cy'uko abantu batari barya ijambo ry'Imana. Ni wakira ijambo ry'Imana, rirakubera ibyo kurya bihembura ubugingo bwawe, rirakubera ibyo kurya bigukomeza, bigomba kukwambutsa urugendo rusigaye, kandi nitugira imbaraga tuzabasha kwambuka tugere hakurya. Imana yacu icyubahiro. Turagira ngo dusenge Imana, duhamagare umushumba yegere hino adusengera Imana kubwira ijambo, hanyuma tugire icyifuzo kimwe gusa dushaka gukuramo. Turashaka gusaba Imana inama muri uru rugendo dufite. Tubwire Imana ngo Mana, dukeneye ubujyanama bwawe mu bibazo byose ufite. Ukeneye inama z'Imana. Nimba uri umupfakazi ukeneye inama z'Imana, izindi nama z'abantu nta kintu zizakumarira. Nimba waburaye ukeneye inama z'Imana, izindi nama zose ntacyo zizakumarira. Nimba uri umukene ukaba utagira akazi ukeneye inama z'Imana, izindi nama zose ntacyo zizakumarira. Nimba uri umuntu ufite ubana n'ubumuga ukeneye inama z'Imana. Ikibazo cyose waba ufite, ubuzima bwose waba ubayemo ukeneye inama z'Imana. Nimba uri umukobwa ukaba utari washaka ukeneye inama z'Imana. Nimba uri umusore ukaba utari washaka ukeneye inama z'Imana. Nimba uri umugabo ukaba ufite urugo ukeneye inama z'Imana. Nimba uri umugore ukaba ufite urugo ukeneye inama z'Imana. Nimba uri umuyobozi wa korari ukeneye inama z'Imana. Nimba uyobora inama nyobozi ukeneye inama z'Imana. Nimba uyobora itorero ukeneye inama z'Imana. Nimba uyobora akagari ukeneye inama z'Imana. Nimba uyobora umudugudu ukeneye inama z'Imana. Nimba uyobora igihugu ukeneye inama z'Imana. Ubuzima bwose wabayemo ukeneye inama z'Imana. Serivisi yose wahagararamo ukeneye inama z'Imana. Nimba uri umumotari ukeneye inama z'Imana. Nimba uri umucuruzi ukeneye inama z'Imana. Nimba uri umuhinzi ukeneye inama z'Imana. Nimba ujya muri Kongo ukeneye inama z'Imana. Ibintu byose ukoramo Kristo muvandimwe hano ukeneye inama z'Imana. Dukwiriye kwinginga Imana ikatugira inama kugira ngo tubashe kwambuka inyanja, kuko harimo ibibazo byinshi bikomeye. Abantu benshi cyane barirohamiyemo batakaza ubuzima, batakaza ibyabo byose, ariko mu gace gato gasigaye k'inyanja dukeneye inama z'Imana kugira ngo tubashe kwambuka iyi nyanja. Bwana Yesu asifiwe. Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu. Reka twakire umushumba adufashe gusenga Imana no gusaba inama z'Imana muri uru rugendo. Amen. Haleluya. Mana yacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, Amen. turagushimiye umwanya nk'uyu nguyu mwiza waduhaye ukumva ijambo ryawe. Tugushimiye rero mwami Imana, ijambo ryawe ritambutse, ariko Uwiteka Imana ishobora byose, twese uko turi ahangaha muri iteraniro, abagabo, abagore, abasore n'abakobwa, abayobozi n'abayoborwa, twese dukeneye inama z'Imana kugira ngo mwami Imana tubashe gukomera ku munsi mubi, kandi kugira ngo tubashe gutambuka, kugira ngo tugere ku cyo wadusezeranije. Niyo mpamvu dukwiriye inama zawe, kandi mwami Imana niwe wavuze ngo
kwizera tukongereho ingeso nziza, izo ngeso nziza tuzongereho gukunda bene data n'ibindi Pawulo yagiye akomeza guhugura. Kwizera kwacu gukwiye kongerwa kandi kwizera kwacu gukwiye kwaguka. Haleluya. Mu izina rya Yesu Yesu Kristo Kristo. tukaguka mwami Imana, tugakura, tukava Uwiteka Imana ishobora byose ho turi tugatera iyindi ntambwe uko bwije nuko bukeye, kwaguka kwacu, kwizera kwacu kagenda kwaguka mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo mwami Imana tuzabashe kugera iwawe, kandi mwami Imana tuzabashe kugera mu bwami bwawe bwo mu ijuru. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kubera yuko wumvise gusenga kwacu. Mu izina rya Yesu Kristo niho tubisabye. Amen. Amen. Ijambo